kumwicira abana batazi ko tubereye maso ninde ukomeje kumucokoza ninde ukomeje kumucokoza narasubirambiwe cyane kurambiwe agasuzuguro kabamwe bisumbukuruza bashaka kukugamburuza narose wemeye ziragenda ziratera zirasiba zasiga n'uwa kirazira mbema ntabigenze bite uwo ninde ucokoje rurema ukomeje kumwicira abana batazi ko tubereye maso ninde ukomeje kumucokoza ninde ukomeje kumucokoza narose ntawaguhagarika niyo yabaje cyangwa se undi ngo niyo twabirangana iki warahiye ko nta kabuza waravuze uravuguruzwa warageze uragereranya maze itawe ko cyageze se batarabawe barababande haleluya haleluya ninde ucokoje rurema koko ariko ninde utinyuka atyo ninde ucokoje rurema mwakagira imana ninde ukomeje kumusembura ninde ukomeje kumusembura haleluya haleluya ndabasuhuje mwese ndabakiriye kandi ndabifuriza amahoro y'umwami w'amahoro Yesu Kristo w'i Nazareti wabyawe n'umugore akavukira i Betelehemu mu gihugu cya Yudeya agakurira i Nazareti ari nayo mpamvu yitwa umunyanazareti kuko niko byari byarahanuwe kuri we hanyuma igihe kikaza kugera agakora misiyo yamuzanye mu isi yatumye umuntu agapfurupfurubirwa ku musaraba agapfa yambaye ubusa ari nyabihanga ku mugaragaro abayuda n'abaroma n'abandi banyamahanga bari baje gushungera bose baramurebaga yambaye ubusa rero icyo gikorwa cyo gucungura umuntu kuko nawe byamusabye kuba yari Imana jambo akaba umuntu iki gikorwa nicyo kizakora ku bantu mbibwirire kandi iyo umuntu bimugeze mu matwi urubanza ruba rwamugiyeho aho niho Imana ibera igitangaza uyu musore ntabwo yigeze aba umugabo yigeze ashaka uyu musore wapfuye afite imyaka 33 uyu musore ugirwa impaka gusa kuko Simewoni yaramuhanuye Luka 2 aramuhanura abwira nyina ati uyu wabyaye uyu nguyu wabyaye amaze iminsi 8 ashyiriweho impamvu bamubyaye ukaba umushyize ku isi uyashyiriweho kugira ngo benshi bakunge umuke banarimbuke kandi benshi nanone babyuke hagira abamwemera nkanjye nkawe haleluya 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 hagira abamwemera n'ubuntu bugeretse ku bundi guhishirirwa uyu mugabo uyu musore kuko ubwe n'ubwiru we ubwe akozwe n'ubwiru kandi ubwiru nawe urabwumva ni ibintu bihishwe kure ndeba nawe ngo yari Imana hanyuma afata umubiri w'umuntu hanyuma ngo biragira aho niho Kiliziya Gatolika igera iti hayona iri niyo bera rikomeye ry'ukwemera icyo gihe kandi baba bivuga abantu bose ubona bera bubitse imitwe uyu musore w'umunyanazareti waje ahindura ibintu avuruga akoroga hindura pfana washyiraho biri mu birego bamureze amategeko ya Mose arayacyonyogora arayacyurira ko ntacyo yabashije kugeza ku bantu ko yari umushorera uzabageza ku gakiza kabonerwa muri uyu nyine mana yanjye uyu rero
uwe wivugiye igihe ba Filipo na batoma bamuhataga ibibazo ngo ntabwo babizi ubundi mbese ninde bari bamaranye imyaka erega ntabwo umuntu apfa kumumenya gusa no ari wowe se ati urinde ati ntabwo byo tubwirana biratuyobeye Filipo ati twereke data wa twese none igihe twahereye uwo data wa twese wari uvuga ngo wakohereje ngo hanyuma ngo akongera ukaba ugiye gusubirayo ngo ugiye kugira gute ibintu urimo kutubwira dusobanuye neza mutwereke ntabwo nongera kubaza Yesu aramubwira ati ariko mana abantu ntabwo bazi ibintu ati igihe twabaniye firi koko igihe tumaraniye ntabwo uramenya mbonye ababonye data shako data mbamu nanjye nkamubamo tukabanamo umva aho iyobera riziye rero mbanje kubabwira uwo wavambwe uwo wapfuye uwo wazutse uwo wasuye iburyo bwa data wa twese nanone kugira ngo akomeze akwingingire nawe wo mupinga nawe uvuga ko atari Imana nawe uvuga ko atari umwana w'Imana nawe uvuga ko ari umuhanuzi gusa ndetse nawe uvuga ko atanabayeho dore na bene wabo baramuvuga bakavuga ngo niba abamuvuga barabatera umwaka ngo bo bategereje Mesiya atarahishurirwa bene wabo buriya hari n'ab'i Nazareti hariya hakurya y'i Galilaya nabo bavuga ngo ubwo se ngo ni ibiki ngo wose ngo aje ati wose ko yishyizeho ariko ngo ibiki wose ninde naveho twe turashaka ibitwica gusa bakundwa na Yesu Kristo wabapfiriye ku musaraba yapfiriye buri umwe yagupfiriye ku giti cyawe amaraso yakumeneye niyo yameneye nagiriwe ubuntu bwo kumwizera aranyishurira di kubera naramushatse kandi iyo umushatse uramubona noneho ukaba utatsimbuka ari niyo mpamvu twitwa abasazi utari wagira ku rugero rwo kwitwa umusazi ukiri qu'est-ce que vous prenez ukiri martyrisé fragiliser ukiri ukuntu wirizariza utuntu ugira ufite ukuntu wivugisha gahoro hayiwe nkwiki umusore yapfuye yambaye ubusa amena amaraso atarimo virusi na mikorobe na bagiteri no amaraso ataragiraga inenge kuko nta cyaha kigeze kiyarangwamo impamvu y'abandi yandura ni ibyo bamiragura by'ibyaha bakabigotomera nk'uko Yobu yavuze nuko data wa twese rero kuko watigeze afata umubiri ahubwo yari umunyamujinya gusa kuko icyaha kiramuzengereza inyamaswa bari barazibaze barabaga amaraso arameneka y'inyamaswa wapi data twese noneho biza kugera kuko ni nyiribihe agira igihe rero ibintu byose abihagarika avuga ati ndimo kumva nta kigenda umuntu arushijeho kundemerera nyene amaraso y'umuntu utarigeze akora icyaha ninde se na Adamu se halo neva rero ubwo ni Nowa se na Aburahamu kandi ni Isaka se ubwo ni Yakobo ni Dawidi se ninde disi ninde wabyawe n'umugore ninde mu babyawe n'umugore wari gucungura umuntu wowe niba wowe ufite n'utumanza aho ngaho urirwa ujya impaka wowe ujya impaka kuri Yesu Kristo w'i Nazareti wowe kuki wowe utacunguye abantu nibuze ubwenge arabura mu ijuru arabura n'abamarayika barigendera bagira mu turimo bumvize ko ari ibintu byo gufata byo kujya mu nda y'umugore bakabyavukira mu mase bakaba mu isi muri iyi si y'umwijima buri wese ayigira mu turimo ateshwe habura ucungura niho byabaye ya formule muzi mwese nanjye ngo mwese oya disi ntabwo ari mwese hiya formule yuko Imana yari yuzuye neza yuzuye ijambo Imana jambo n'umwuka byuzuye biba ngombwa ko Imana yiyeranja kugira ngo ibe umuntu ibyo wowe urumva izabyihanganira nukomeza kuvuga kuri mu idini yawe
wowe urumva ibyiza byihanganira. Imana yabaye umuntu kugira ngo icungure umuntu. Ubu butumwa bwiza bw'ubwami bugomba kubwirizwa amahanga. Wowe bikugiye mu matwi, urabyemera, uhita wambuka, ubyange, ucirwaho iteka. Niko bimeze, nuko bimeze rwose. Ababembereza, abababwira gute, ntabwo bazi igikorwa cyabereye ku musaraba Igorogota hariya hirya. Ntabwo babizi, n'ababizi ni ku munwa bapfa kubica amazi bakakomeza kunezererwa muri iyi si ishirana no kwifuza kwa iyi tubona ibiyiberamo buri munsi, tubona abapfa buri munsi, tubona inzobe zitonyoka, tubona ibikara bivunika, tubona abami bahananuka, tubona n'ibingibi bigiye gukora muri gararaka. Abaperezida bagiye gupfa bakindagurika gusa, ba bandi b'ibihanganye abo mwumvaga yuko mana yanjye iyi si. Ariko muri iyi si ibyo wahaboneramo byose, warizeye uyu musore, ni umusore ntabwo yigeze ashaka. Yes, najyaga mvuga ngo ni umugabo. Ntabwo umugabo data twese yari no kubyemera. Uwo mugabo wajyamanye n'umugore ntabwo yari kubyemera. Uzi impamvu? N'intuza n'ihene yakaga n'intama ngo zabaga zitari zageze igihe, zitari zajya gushaka abagore n'abagabo. ngo nguki uyu Yesu Kristo jambo ry'ubugingo niwe disi ndimo kubabwira. Mukamwakira mu bugingo bwanyu, akabera umwami n'umucunguzi. Niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, niwe utujyana kwa data. Ba bandi bose baba buzuye abadayimoni, imyuka mibi yabasakije, bavuga hariho n'izindi nzira twarazivumbuye zitujyana kwa data. Inzira zirahari rwose zijya ku Mana. Inzira zirahari rwose. Haleluya. Inzira zirahari, n'uwanyura kwa papa. Inzira zirahari, n'uwanyura hehe hose rwose. Inzira ntazo, nta yindi nzira, nta yindi nzira ihari. Inzira ni Yesu Kristo, ukuri ni Yesu Kristo, ubugingo ni Yesu Kristo. Byarangiye rero. Nagira ngo mbanze mbabwire mbabwiriza ubutumwa bwiza bw'ubwami kugira ngo uwizera yizere. Yes, hanyuma ibindi bikurikiraho, amayishurirwa akurikireho, ariko Yesu ni ubanza, Yesu ni uheruka. Haleluya. Hanyuma tuze rero tujye ku nsanganyamatsiko y'uyu munsi y'icyorezo. Yes, y'icyorezo. Insanganyamatsiko y'uyu munsi y'icyorezo, ndabatumiye mwese ngo muze mwumve ukuntu FDLR na M23 biri mu mugambi w'Imana 100%. Ntabwo mbizi niba uzengerejwe, nta kibazo. Ntabwo mbizi byonyine ayo mazina. Hari uwumva FDLR agahita agira iseseme, hari uwundi wumva M23 akarakara. Zigomba kumvira Umuremyi, ibyiza abandi ntibindeba, kuko jye natumwe n'ijuru. Hari uwumva FDLR akazengerezwa, iri mu mugambi wa Katonda. Hari uwumva M23 agahita yumva Kagame Paul FPR, iri mu mugambi wa Katonda. Ubone n'ucokoje rurema, ukomeje kumwikira abana, adasiko tubereye maso. Ayiwe nidukomeje kumucokoza, Arosembo n'ubyukurutse mwami, nabonye uvuye mu birindiro, kubona wigabye ntwarane, mbese aho hari ikiri usigaye.
nkangurira bose kwinjira mu buhungiro ngo bahungire muri Yesu Kristo kuko nta mahitamo ninde nta mahitamo igihe kiraje ndetse cyasohoye yemwe igihe kiraje ndetse cyasohoye aho ubutumwa bwiza ababwumvise bari busigare ababwumvise izi ntambara zageze ku muryango bari busigare bazajya bahita bakizwa ako kanya tutiriwe dusakuza no gusakuza bigiye guhagarara gusakuza mwatubabariye rwose erega Imana ibingingira muri twe erega Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo erega niwe utanga amahoro erega niwe ufite gahunda erega niwe nyiri ibihe erega niwe nyiri imigambi erega mbese ibyo ntabwo tuzongera kuvuga dusakuza. Intambara uwo iri busige umunyarwanda intambara iri busige umurundi intambara iri busige umunyekongo uvuga ururimi rw'ikinyarwanda intambara iri busige aha azibwiriza dore ngo bagira imitwe ikomeye ngo bahora ngo bari smart ngo babizi cyane ngo bashaka demokarasi disi ngo na repubulika ako mana koko ya ibingibi reka nanone bintera agahinda uretse na demokarasi na repubulika nta nubwo iby'ubwami abantu bibwira ari byo bigiye kuza ariko mana reka ngira agahinda gake akanya gato ngira agahinda nta byari bihari bizagaruka mongiye ntabyo uzi uzongera kubona ntabyo wasomye uzabona ntabyo bakubwiye uzabona ugiye kugubwa gitumo n'ibyo utarigeze byinjira mu matwi cyangwa ngo ubirebeshe amaso n'ibyo utigeze utekereza n'ibyo utigeze wiga mu ishuri n'ibyo imibano n'amahanga ibyo nibyo bigiye wowe uri bugirirwe ubuntu bwo gusigara Yesu rero niwe nkubwiye niwe nguhaye Imana yafashe umubiri kugira ngo igucungure disi imfata umubiri kuko abamarayika nta maraso bagira urakizi yafashe umubiri kugira ngo ugire amaraso niyo abamo ubugingo kugira ngo asuke ubugingo bwe ku musaraba wowe akubone ako wowe wiri guceza gusa ugambana uri umugome wirirwa uroga wirirwa wicana wirirwa wicuruboza bo mu bana ngo iki byose bigiye kujya hanze ariko abantu baziwe cyane ntabwo ari abapagani cyane abantu baziwe ab'Imana ifitiye umujinya abateye Imana agahinda abayijombye mu gisebe abayibabaje mu nkovu barimo gutuma yibuka ko yaremye umuntu barimo kuyibutsa ubuhemu bw'umuntu n'abavuga izina rya Yesu ku munwa bakaba barusha shitani ububi. Impamvu barusha shitani ububi buriya shitani yaragaragaye noneho irimo no kwigaragaza cyane babandira ngo bazi ko babizi cyane barabizi ko bari bayivo barabizi iri zina barishaka wiki koko niba umuntu adashobora guhinduka niba umuntu adashobora kureka ibyaha birashoboka n'Imana yarabyanditse birashoboka ni intambara nyine n'urugamba Pawulo ati se mwararwanye mwebwe kugeza aho muvusha amaraso murwanya icyaha niba abantu ari abagome babizi neza ko ari abagome barabizi neza hanyuma bakishushanya Imana igiye kubapasura ibashyire hejuru y'agasongero ishwanyaguze ntabwo bazavuga ko batabwiwe
reka tuze rero turebe imigambi y'Imana n'ukuntu ibintu cyangwa abantu biba biri mu mugambi w'Imana. Tuze turebe ukuntu FDLR iri mu mugambi w'Imana 100% na M23 iri mu mugambi w'Imana 100%. Bakundwa nari ngiye kuvanga amakaye n'amakaramu abayafite muyazane, none nakundire muyazane. Chokoje rurema ukomeje kumwicira amakaye n'amakaramu murandika muhinda umushyitsi kubera ko FDLR iri mu mugambi w'Imana naye mu metro kumucokoza arasubira mbiwe cyane kurambiwe agasuzuguro maze nawe wanga agasuzuguro nkanswe nyiribihe abantu bishyizeho maze ndi n'umuhanzi nawe uravuga barayagiwe YouTube yankoze mu itama igenda imvuga ubu rero ahangaha akoresheje indirimbo zitari zawe sinzi n'ibindi, sinzi ngo n'abandi bandeze, sinzi ngo n'ibindi. Ariko se ubundi Rwanda ni iki? Ko Imana yampaye impano nyinshi yako karakanyuzemo. Haleluya. Ntawayihagarika Imana yacu, ntawayihagarika iyo yatangiye kugenda. Iyo yatangiye kugenda yafashe position ninde se ngo yafunze ntawufungura, niyo yafunguye ntawufunga. Ariko ngo iki umugambi w'Imana mu biyaga bigari buriya tugiye kuwureba neza, kuko aho ngaho niho hari FDLR na M23 na wazalendo. Okay, na bya bindi nyatura twirwaneho, twisungane, twirebere, reka kuko nyine abantu ntabwo bigeze bamenye igihe ibihe ngo hanyuma binjire muri iki gihe kugira ngo dusobanukirwe neza uko ibintu bimeze. FDLR iri mu mugambi w'Imana kuva isi itararemwa. Byari byarapanzwe ko FDLR muri iki gihe izaba iraho iri isi itararemwa. M23 yari mu migambi w'Imana kugira ngo izabe iri hariya. Ariko Mana yanjye, tugiye kubireba. Daniel 2:21 ninyuranye ibihe n'imyaka, iyo ni y'Imana, niyo yimura abamikimika abandi, igaha abanyabwenge ubwenge n'abazi kwitegereza ikabaha kumenya. Aha ni ubuhangange bwayo, aha ni uko imeze. N'ibikora byose nishyiraho igakuraho. Aha niho ibera nyiribihe. Rero urumva wowe wumva ko hari ukuntu umeze, nta kumeze habe. Haleluya. Reka dusome hariya hari Danieli hariya hari Danieli ibice 2 n'umurongo wa 21. Tugiye noneho gusoma Yesaya ibice 46 kugira ngo noneho tubivaneyo neza, tubiturumbureyo neza. Umva Imana nari ndimo kukubwira nyiribihe yari izi ko FDLR na M23 bizaba biri hariya muri kiriya gihugu muri iki gihe. 46 umurongo wa 10. umva ijambo ryayo ukuntu ritomoye se. Mpera mu itangiriro nkavuga iherezo. Ariko ibi ni ibiki mwakanye akumva mumpora iki koko? Ubwo ko ibi ni igihe babyanditse. Umva ikivugo cy'Imana ishobora byose yinizeye se umwami wacu Yesu Kristo. Umva mpera mu itangiriro iyo niyo ngo niho ahera, ngo iyo ahahereye
iyo ari mu itangiriro ariho ahagaze ko barayaye akaba ahagaze nko muri Genèse aba yageze no muri Apocalypse mera mu itangiriro nkavuga iherezo isi itararemwa yari yavuze mu 23 ayo harutonekaye we isi itararemwa yari yavuze FDLR hari utataye umutwe mpera mu itangiriro nkavuga iherezo mpera no mu bihe bya kera nkavuga ibitarakorwa akavuga ibitarakorwa nitwe tugiye kubikora mvuganye n'umuntu muri aka kanya ibi ataravuga ntabwo ari ukubera ko atabizi yo umwana we ndagirana mpera mu itangiriro nkavuga iherezo mpera mu bihe bya kera nkavuga ibitarakorwa nkavuga nti umva ikindi kivugo se imigambi yanjye izakomera kandi ibyo nzashaka byose nzabikora umuntu uvuga ngo ibyo nshaka byose ndabikora sinzi ko mwisi n'abagiye babigerageza mwumvise ko bagiye barangira ndavugana n'umuntu hano kandi uteze amatwi kandi bifitiye umumaro abagiye bishyiraho bose muzi ko byagiye bigenda ariko irivuze ngo imigambi yanjye izakomera kandi ibyo nzashaka byose nzabikora ariko mana yanjye ibyo nzashaka byose nzabikora niko Uwiteka Imana ishobora byose ivuze ariko kuko irata biraryoshye mwami Yesu kuko irata kuko ntawe ukuruta uri ibyirato byanjye mwami ujye ungirira neza buri gihe gusa dukomeze twumvikane nta kindi ati mba ni mu itangiriro nkabona ukuntu Kongo n'u Rwanda n'u Burundi bigiye gufatana cyore ngo iki kandi iherezo ry'ikintu riruta itangiriro ryacyo niko Salomo niba yanasinze simbizi cyangwa yaravuye kuryamana na Ntuza simbizi yarabivuze ibice 7 umurongo wa 8 ati iherezo ry'ikintu riruta itangiriro yacyo niko yavuze Salomo wigiriye abagore benshi akabatarokora shobora kuba yaravuye rwose kwa maraya yarafite impano nkuko nawe uyifite usambana ukiba ukica ukaroga hanyuma ugahanura hanyuma ugasengera simbizi rero umurongo turimo ijambo turimo iri ngiri ryasigiwe ubu butumwa uyu munsi nuko Imana yacu iba iri mu itangiriro akaba ariho iri ariko ntibiyihungabanye ngo ayiwe ngo buse ngo ko ntarimo kureba iby'ejo ngo ayiwe we ngo ejo nzamerane ibiri mu itangiriro ngo ikavuga iherezo iri mu itangiriro yari izi kubu muri aka kanya uyu urimo kumva yazaba arimo kuvuga Imana yanjye irakomeye cyane ikora imirimo ikagaragara si nk'ibigirwamana bitavuga ntibyumve ayiwe Imana yanjye irakomeye ngiyo rero yagennye ibihe ngiyo yagiye ipanga kuva yashyira mu bikorwa umugambi wo kurema umuntu ikamurema ntabwo Adamu yayitunguye Eva ntiyayitunguye bari mu mugambi w'Imana Nowa ntabwo yayitunguye yari mu mugambi w'Imana Gahini na Abeli nsubiye inyuma bari mu mugambi w'Imana hari aho mugiye kwiterera hejuru mugiye kuvuga ngo sanze fe Satani uyu l'adversaire uyu mugome uyu wishyiriye hejuru ngo nawe ngo je serai semblable au très haut ariwe
ariko uyu nawe uyu satani uyu washobereje isi uyu ushuka abantu uyu nguyu wanga Imana kanga Yesu Kristo no kurushaho nawe ari mu mugambi w'Imana yari mu mugambi w'Imana yego wowe uri mu mwuka cyane nisanze fe have sha none uretse ko kubisobanura biba bigomba no kumara umwanya munini ariko mwuka wera arabihina kugira ngo byumve neza none umugambi w'Imana none se niba Imana ikubwira ngo ibiri mu itangiriro sibyo Imana irakubwira ko ntago tuzigiye abereyeho ngo yibeshejeho ngo imbere yayo ni infini ngaho bara wowe mathématicien bara gira bwa burongo ugira gutya wandike o kare pi nefu egari hanyuma trigonometry bara geometry bara science bara nkuko mbakora icyogajuru bara jya muri naza mubare ngaho ni mukore mibare mutware n'indege ni mubare x y z d mubare ni mubare imbere yayo aho twakwita ngo mbere y'Imana ntahari ni infini bara infini rero apana kumbwira kujya muri bwa bubare twatuni ntago bibufate bara infini mbere ubare na infini nyuma ngaho we mathématique we yo mwana mwarayize irakubwira ngo yibeshejeho tsavutse ryari se wabyawe nande se wabayeho uti kuko kugira ngo ubone igisubizo hagomba problème data we none se ubu turabigenza dute iyi Mana mbere yaho ni infini ubwayo ni infini ntishirayo ntabwo ujya kwicukumbura ngo birebe byabananira ngo habaye bing bang byabananira ngo nyine ngo abantu basa n'inguke iyo bibaturubuye ubwonko bwayaze kuko hari aho umuntu agarukira haleluya Mana niyo mpamvu wihagije niyo mpamvu we ushatse wakwirata haleluya niko infini mbere infini nyuma ngaho ni mubare ngiyo rero ngiyo iri ahantu ikamenya ibizaba mu myaka miliyari niyo mpamvu Yesu ni wabyikuriye mu kanwa imisatsi yo ku mitwe yanyu irabaza ndeba ukuntu sokoza imisatsi wenda ikagira avuga akoma imisatsi y'abazungu imisatsi y'abirabura imisatsi ngo yose irabaza nigwa hasi umva yewe ngo umuntu ngo umwana w'umuntu ngo abashaka guhangana nawe umva Imana ngo umuntu ngo yumva ngo kwayirusha ubwenge disi ngo iki Goliyati yari mu mugambi w'Imana none se icyubahiro muri Israeli byari kugenda bite Dawidi yari kurwana nande Sawuli yari mu mugambi w'Imana iyo abantu banze Imana ati murashaka umuntu sha reka nzimbaye Sawuli mwene Kishi wo mu muryango wa Benjamin abazongagize umugambi w'Imana iteka ahubwo haba harimo ibibi byinshi mu mugambi w'Imana ibyo twita ko ari bibi bizari kugenda bite iyi Imana itarema Farawo iri Imana itanangira umutima wa Farawo iri Imana idashyiraho Farawo kugira ngo inangira umutima kugira ngo biriya byago ngo icyatumye ndema Farawo icyatumye nshyiraho Farawo kwari kugira ngo nirotore kwari kugira ngo imbaraga zanjye ngira ko nkuremo kidogo ngaragaze ko napima na takataka humva Imana yarizi ko FPR izajyaho ikaba kabarori yari ibizi ikiri mu itangiriro aba FDL na M23 mugiye kureba kabo ibirambuye nabisobanura nk'inshuti yanjye tuganira wera tuwa nk'icyayi rero wenda kubwira ibi ngibi aba ari byo wumva FDL igomba gusoza umugambi w'Imana igomba gusoza impamvu yabayeho M23 igomba gusoza icyayivuzweho ndababwiza ukuri mu mugambi w'Imana yes
iri mu mugambi w'Imana. Uwaba yishyigikiye ari we wese, I don't care. Nguki FDLR iri mu mugambi w'Imana bien. Uwaba yishyigikiye ari we wese. Ngiye kugutangaza. Ngutangaze yo, urabona baba padiri naho Imana this ayiwe kanze nkubabaraho gato. Barimo shengewe ngo kwiyamamaza mama we, yego bari mu mugambi w'Imana. Mbere Imana yari izi padiri azaba ameze kurishya, afite na guverinoma harimo abagore b'inzobe, ariko byari bizwi. Ahuraho icyo urimo gukora icyo ngicyo nta gishya utuzaniye, kubera ko Imana yari igifite. Imana yari mufite sinza Gatolika mu bitekerezo byayo. Urumva ariko nawe ugira akantu nawe wunguka. None se ubu watunguye Imana ra wowe? Mbere yuko njya kuvuga FDLR, wowe watunguye Imana rero? No. Hitler yagombaga kubaho akabyarwa n'umugore, inda za bene bariya ngo ziba zarashobereje ba nyina. Ba Saddam Hussein buriya ngo yari inda yari igiye kwica nyina. Hitler yarazi kwizaba bari ba Saddam, Imana yari izi ko bazabaho kugira ngo bakore ibyo baremewe mu gihe cyabo. Ben Laden yes boss, umugambi w'Imana tu ngo iki niko bimeze. Funguka neza, funguka, niwibwire ngo ibyo wewe wita bibi ku Mana ibibyazi byiza. Sino ntabwo iba yaranditse mu Baroma 8:28 ngo kubayikunda byose bifatanyiriza hamwe kubazanira ibyiza ibirimo kukubaho. Uko umugore arimo kukugenza, uko umugabo arimo kukugenza, ayiwe datawe, ntabwo Yesu avuga ngo ayiwe ngo buse rwose ngo ko ayiwe ngo buse ngo ko ngo amwambitse ubusa ngo nkaba ntari imbizi. Reka da, ngo ayiwe ngo buse ko yamukubise kandi nkaba ntari imbizi, ngo birantunguye we ngo buse ndabigenza. Reka da, ni gahunda, ni imipango. Ariko aragowe, usohorezwaho imipango mibi aragowe. Uwo nguwo ukora bibi biri mu mugambi w'Imana. Mvuganye n'umuntu we. Uragowe umeze nka Farawo, uragowe uri mu mugambi w'Imana kugira ngo ukoreshwe mu gihe kugira ngo Imana igaragaze icyubahiro cyayo. Ayiwa we umeze nka Farawo, uri umugabo mubi, uri umugome wicira uwo washatse kurwara nk'inda ugakubita n'imigi byose ukica. Uragowe, ntabwo Imana byayitunguye, irabizi. Izi ni igihe cyabyo igomba kubishyiraho iherezo. Icyo ishaka ni iki rero? Irashaka ubuhamya. FDLR ni ubuhamya, M23 ni ubuhamya, Sawuli ni ubuhamya. Yawe data we, ubwo ndavuga nyine ibyitwa ngo ko bisa nabi. Farawo ni ubuhamya, ntabwo tubuzi. Ubusa turimo gusoma ukuntu yanze umusaraba. Yes, uwambaza usiza FDLR na M23 umwiza ninde ku mana we? Ubwo ko kandi hari umuntu wakimbaza nyine ngo murashaka uzafata mwumve niba M23 izafata ngoma hanyuma FDLR nayo ngo kirukanka ngo cyane mwe ngushyigikiwe ngo n'Abarusiyani bikiruka ngakura FPR ngo FPR nayo ikayihunga ngo ikagenda ngo kisha ngo ikongera ikazagaruka ngo pa hanyuma ngo padiri ngo na Imana ngo nangwa agataha ngo bakamutora ngo demokarasi. Ariko bwana ubu yabaye ate koko aho guhishurirwa kutari ubu ngubu abantu bazamera bate? Umugambi w'Imana urimo, waba urimo kwica, waba urimo gukunda impiya. Kandi abakunzi b'amafaranga ntayo bazigera batunga. Niko formule imeze. Niba aricyo kintu cyabanje hariya muri Timoteyo wa 2 ibice 3, akaba aricyo kintu cyabanje ku murongo wa mbere wa 2, kwikunda no gukunda impiya. Mon Dieu, ngiki ikirimo gutuma abantu bagambana. Ibyo bibyara ishyari, ibyo nkubwiye bibyara ishyari.
M23 iri gukora akantu cyangwa imaze gukora akantu, FDL nagiye gukora akantu, ariko aba bose ibi byose turimo kubona bihindira abo ba padiri, abo ba noneho nabane, noneho ndabibagiwe abo ngo barimo gukora politiko kandi nta guhishurwa habe namba, adafite ikintu agenderaho. Yewe we n'umupfumu yaramupfumuriye akamubeshya, ariko nta jambo rema ijambo gitwa rema ryarindi ubwiwe n'Imana direct. Iti nijye uvuganye nawe mujakazi wanjye ariko data we iti 1 A B C D ntiyego C D E F ntiha G O L O P W go ba ya W X Y Z haba hari icyo mfite ubu ngubu mba nuzuye, kuko nta kintungura gihari. Ntago ntungurwa na FDLR, ntago ntungurwa na M23, ntago ntungurwa na FPR, ntago ntungurwa na takataka sinzi yoze baziri, ntago ntungurwa na simbizi, ntago nta kintungura. Nagira ubuntu butangaje kandi nongeye ndakubashye Mwami Yesu ngo agaciro Mwuka Wera. Ntagira ubuntu nanone, ariko ntabwo ari kubusa, ni kubyo mpamagarirwa. Yego nawe nuko mu byo urimo nawe urabihishurirwa. Yego rero ni mu bimenye ngo ibigiye kubera mu Rwanda, ibigiye kubanziriza i Burundi, ibigiye yego data we umuriro ugiye kwakariya witwa ngo ni mu burasirazuba. Kandi reka mbabwire Nord Kivu, ikintu kiri kuri Nord Kivu, icyo Imana yavuze kuri Nord Kivu ikakivuga kuri Sud Kivu, ariko umuriro mwinshi ukaba uri Nord Kivu. Hari impamvu ikomeye cyane, ntabwo nayikubwira kuko ntabwo uri inshuti yanjye. Hari ikibazo gikomeye hari kizavamo icyubahiro cy'Imana gikomeye. Sidi Kivu hazava icyubahiro cy'Imana gikomeye, ariko Uburundi hagiye kuva icyubahiro cy'Imana cy'ikirenga, igihugu cya nyuma ku isi, kibi cya mbere ku isi. Abarundi bararushye, nk'ubu baravuze bati uyu arimo aravuga iki koko, uyu mugenzi arimo aravuga iki koko, bararushye. Ari wambwiye ngo piripiri mbuzi ngo iragura amarundi 300. Ariko ni mwihangane, iyo leta iravaho. Abo ngabo birwa bashinyagura, muzabashaka mubabure. Uwo perezida wanguwo n'uwo mutambukanyi wiwe, yes, ntabwo muzongera kubabona disi, ntabwo muzongera kubumva disi. Iyo umuntu arushye bibavuga ko azagira akaruhuka, hariho ngo uruhu akavuna, ukomeza kuruha. Oya, ntibishoboka, ntabwo muzakomeza kuruha. Yemwe mwizeye Kristo Yesu, ntabwo muzakomeza kuruha. Araje turuhure ku manywa y'ihangu, ariko mbere yuko turuhura M23 arayikoresha, FDL ayikoreshe, FPR ayikoreshe. Mugiye kuvuga ngo sanze fe ngo ni satani ngo bakoresha. Iteka Imana yemeye ibintu ntabwo usubizayo. Ndakubwiye mubwiye noza aragowo ngo ukora ibibi, ukoreshwa ibibi. Aragowo ngo ufite ubugome, ufite imbuto y'umwanzi. Waragowe, ariko Uwiteka azabibyaza umusaruro. Uranyumvise icyo mvuze? Aragowe usohoza umugambi w'Imana mu bibi, kuko Imana yo mu bibi, mu byo twita bibi twebwe abantu turi mu isi, muri aba tuvuga ngo babicanyi, ibi ngibi byose byagiye bizenguruka. Ibi bya FPR, ibi bya bindi byasimbuye bya MNL, ibyo byasimbuye bya bindi byose, ibi ngibi byose tuvuga tuti Imana ibi ngibi kuki ubyemera? Haleluya, urakoze Mwuka Wera. Kuki Imana wemera ko abantu bapfa? Kuki Imana wemera ko baviyora abagore? Kuki Imana ubyemera? Kuki ubireba? Iyo ifite gahunda yayo.
kubibyaza icyubahiro cyayo. Ndakubwiza ukuri ngo nyuma y'ibi muzumva ubuhamya bw'abazabirokoka. Imana izahabwa icyubahiro ku mugaragaro, buri wese azasingiza Imana. Ntabwo abantu ngo abantu ngo bucakura ngo abantu ngo bazi bucakura, ngo bakabanga n'abagome cyane, ngo kandi bakaba bazi ngo ko Imana ngo yo ngo itabireba, ngo ahubwo ngo bacishijemo abandi ngo amaso. No. Rwanda Burundi Kongo mwebwe. Rwanda Burundi Kongo. Ariko sha ngo iki irabibyaza ibyiza. FPR irayibyaza ibyiza. Yewe we abayanga bara. FDLR irayibyaza ibyiza. M23 irayibyaza ibyiza. Ayo abarundi noneho barankubita. CNDD-FDD irayibyaza ibyiza. Niko bimeze. Na seneri inyankamugayo irayibyaza ibyiza. Ngo iki mana we na Red Tabara nayo irayibyaza ibyiza. Uko niko bimeze. Nkuko Ben Laden mu gihe cye icyo ntabwo Imana ishaka kuvira mwaho. Cyo ndimo kukubwira ntabwo urimo kucyumva n'ukuri. Manya ari ubwa mbere mwumva ibi bintu. Buriya Saddam Hussein Imana yamungutsemo. Nishobora ni nyiribihe, nishobora kwemera ikintu gusa. Twe twamenyereye ngo abavuga mu ndimi bashata ngabo niba ego command ngo iki do Trump agiye kujyaho. Okay, Trump rero ibintu agiye gukora maya waye ibintu agiye gukora ni nk'umuntu w'umusazi, ariko umugambi w'Imana urimo bien. Biden uyu nguyu isukuma nawe yari mu mugambi w'Imana, hari ibyo yashoje, ibintu byose tubikusanije. Haleluya, Yesu shimwe. Haleluya, dukusanyije igihe umuntu yabereyeho wa mbere kugeza igihe uwa nyuma nawe azavira mu isi. Icyubahiro cy'Imana kigomba kugaragara. Icyubahiro cy'Imana kigomba kugaragara. Niba ijambo ry'Imana ko amaraso y'abera, nayo amaraso y'abera ayanga aba bari paradizo, aba baciye ibihanga, aba bishe, aba bagize gute, amaraso y'abera nayo ngo arataka kugira ngo ahorerwe. Ese urumva Imana itabifitemo inyungu? Ni ikisa kitari mu mugambi wayo, ahubwo umugambi w'Imana ni ikisa kitari mu mugambi wayo. None se ubwami mu Burundi, Rwanda, Kongo bwajyaho bigenze bite? Bwanyura he? Bwahabwa nandi nzira ro? None se Abayisirayeli bava i Gosheni, bava muri Egiputa, banyuze bitazuwe nani? Habaye iki? Hagomba kugira ikiba, kandi kiba kiri mu mugambi w'Imana. Ndavugana n'umuntu Imana yahaye ubwenge niyo yabimuhaye nonaha. Yes, FPR koko iriya muzi kirimbuzi yavaho gute hatabaye gauche, à droite, derrière, devant, iruhaho, en bas, profondeur, largeur, longueur. None se murumva mwebwe ngaho ma formule mathématique mwebwe byabananiye. Bizagenda gute koko ngo Abayisirayeli ubwoko bw'Imana buve muri Egiputa hatabaye ibyorezo? Byagenda gute? Bimbwire, bizagenda gute abantu badasabye umwami, banze ubutegetsi bw'Imana, ubuyobozi bw'Imana? Bizagenda gute? Bizari gutuma Uwiteka niki cyari gutuma Uwiteka asavuga ati Sawuli bose yabasiribanze, n'Uwiteka nawe yamusuzuguye, yakoze ibinyuranyije, yabaye n'umutambyi, yatambye n'ibitambo, yabivuruze gusa, yabivuruze kugeza aho bimuteye n'umwaku. Sawuli yavuye ku ngoma ari icyorezo kijya gushikisha, kuraguza. Wowe ugandira Imana, wowe Imana ibwira umunsi ku wundi ntiwemere, uzapfa nka Sawuli, uzarangira nka Sawuli. Niko bigenda. Yari yarasutswe amavuta, my friend. None se Imana yari kuvuga ngo ituje, ariko
yari ifite umujinya ugera aha yari ifite umujinya wayizimagije kubera Sawuli mwene Kishi ariko mana yarayisuzuguye yarayibabaje koko yari gukurayo ijambo ryo kuvuga ituje iri mu cyicaro cyayo kuri throne yo iti mbonye umuntu ririya jambo yari kurivuga irikuye koko hatabanje Sawuli kugira ngo asoze umugambi wayo ati mbonye umuntu umeze nk'uko nshaka azatunganya ibyo ushaka ndimo kumva umutima wanjye utuje kuko mbonye umuntu mu nzu kwa Yesayi w'i Betelehemu mbonye umuntu ufite umutima uzajya wikubita hasi akanyumvira kuko nkunda bihana uzajya uba connecte nanjye kuko azajya ahora ari humilié niyo mpamvu nzamushyira hejuru nkamuha n'izina ayiwe akazakomokwaho n'umukiza mubwiye ikintu kandi ubwo ntabwo ucyumvise neza ariko Dawidi yabanjirijwe n'icyorezo ariko icyorezo nicyo cyatumye Imana ivuga ngo mbonye umuntu iyo Sawuli abitunganya se Imana yari kuvuga ko ibonye umuntu ndavugana n'umuntu kandi nanjye ubu ngubu ibigiye kudogera mu Burundi ibirimo kudogera Sud Kivu ibirimo kudogera Nord Kivu ibirimo kudogera mu Rwanda ibirimo kudogera ahantu hose dore itangiriro nimwumve dore itangiriro ryo kugira ngo umugambi w'Imana usohore iteka habanza n'ibibi Mwuka Wera urakoze ariko urakoze kuko uri umukozi w'umuhanga gusa dore kugira ngo hajyeho ubwami hariya muri biriya biyaga bigari kugira ngo ubwami bujyeho ubwami buzima ubwami bw'umwami w'abami niwe uzishyiriraho umwami ashinga imfatiro z'ubwami hanyuma ubu byose bumere nk'amazi nk'uruzi rutembera Afurika yose habanje iki rero mbwira uti habanje iki se kutambaza uhita unankunda kuko nunyangura homba kandi ntabwo uzabigaruza kuki niki giteguriza ubwami hano niki M23 iri mu migambi yo guteguriza ubwami FDL iri mu mugambi wo guteguriza ubwami FPR iri mu mugambi wo guteguriza ubwami aba ba Thomas Nahimana bangavuga na mudamu ndamwibagiwe we umugore w'umunyamerika ndamwibagiwe izina nabo bose barimo abavuga Republika ya Demokarasi barimo barateguriza ubwami bigomba kubaho kugira ngo bizajyaho aribwo bwami bwa Kristo kuko iki ni igihe cye inkingi zizashinga kuko zikomere zigira imbaraga zigomba kubanzirizwa n'ibyorezo mvuganye nanone n'umuntu haleluya kubera iki dore rero reka mbereke mwebwe rata mushaka kwirebera murabona aba basore b'abasirikare ujya kumva ngo muri Mali ngo kapitene ukajya kumva ngo muri Niger ngo kapitene ngo general simbizi ukajya kumva hari uwo nkunda cyane usa n'umwisengereza wanjye wo muri Burkina Faso witwa Ibrahim Traoré ukajya kumva bati turanze maze abafaransa rentrez chez vous tout de suite là yabaye akamasa byaragashobeye n'igihe bati ibyo byose byasideho mudukangisha on sort la jeunesse uzi wese ko ari urubyiruko akaba arimo kugenda mu buryo budatunganye Imana iramwica ave mu nzira dore urugero rero ruteguriza ukuntu ububyutse bugiye gukorwa n'abantu n'abasore n'inkumi bakiri batosha ngaba iteka iby'Imana bibanzirizwa na bene biriya mvuganye nawe se cyangwa ngo usubiriremo iyo ujya kumva ngo kapitene ari na Colonel Mamadou Doumbouya yego Guinea Conakry yego namwibagiwe biriya abahanuzi barabibona biriya ni refre biriya birahanura birahiga ibyuzuye noneho iby'Imana mu biyaga bigari Burundi Rwanda Kongo Rwanda Burundi Kongo
Afrika dore aho byahereye kwivumbura buriya ni intangiriro y'uruhara ngo ni amasoso kugira ngo uruhara mu biyaga bigari ruze dore amasoso ngariya muri bariya bakapiteni yabagororotse batajya bakuramo igisirikare. Yesu we umuntu aza kuvuga abigenza ate koko ntabwo bashobora kwiyambura imyenda ya gisirikare ubu natwe tugiye kwambarira urugamba mvugobwiye ngo iki ntuzambeshyire abasore ni abasore nta n'umwe uragira imyaka 40 reka Dumbaya niba ari we mufite 43 nta n'umwe ukuze nta n'umwe wububa n'abasore ngaba b'Imana igiye gukoresha ngaba b'Imana izamuye b'Abanyarwanda bahagaze ku kuri kw'ijambo ry'Imana bera imbuto zikwiriye abihannye batariho umugayo. Ndavugana nawe ngo wihane wature ushyire hanze usohore ubwo bugome usohore ibyo warunzemo kugira ngo ukoreshwe disi. Imana yagukeneye yakuremye ntabwo ureba ko bagenzi bawe abo mu ngane b'abakapiteni hari ibyo barimo gukora batesheje umutwe umuntu witwa Kamasa Makohirwa avuga baramwirukanye anava marshi. Dore kiriya ni ikimenyetso Abanyarwandakazi barundi barindikazi Abanyekongokazi muvuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Iriya ni imbanziriza bariya ariko ntabwo ari imbanziriza twebwe turi imbanziriza bariya nibo bagomba bariya ni ba Sawuli. Dawidi dore agiye kuza niko bimeze ndari kwibiye. Yes nibere data ndari kwibiye. Haleluya. M23 wagiye guca ibintu yaciye n'ibintu FDLR nuko hagiye kuba akavuyo karenza akavuyo. Dore ukwezi kwa kane mana yanjye ukwezi kwa kane we yewe Avrili we ariko Avrili wabaye ute? Avrili sizi ikintu bahakoze, Avrili sizi ikintu Satani yahakoze, Avrili we mbega Avrili Yes we ubusi ibi ni ibiki koko mbe mana yanjye we ibi ni ibiki koko? Ndaje mbaye itangazo rikomeye. Yewe mwana w'umuntu ndaje mbaye itangazo rikomeye icyo Uwiteka gushakaho ni iki? Ni ugukora ibyo gukiranuka umugambi w'Imana turimo no kugendana n'Imana na Shitani arimo. Nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu ariko nimwanga mukagonga inkota izabarya kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Barabizi se barabizi akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Barabizi ko badashaka kwihana ngo bazi ubwenge ngo bazi ubwenge icyo nakuruhijeho ni iraje shyiraho akadomore n'abagome n'abaruzi n'abicanye ngo Imana irakoresha ikize yagukoresha kwigupima igasanga ntabwo wuzuye. Aguhaye igihugu cyiza ngukundisha amanga yaje mbaye itangazo ayiwe igihe kiragiye we ayiwe igihe ko kijyanye. Imana nyiribihe iri ku ngoma yewe bawe igihe kiragiye. Rwanda Burundi nawe Kongo mukenyere muri mu mugambi w'Imana. Rwanda Burundi nawe mukenyere abanyabyaha bari mu mugambi w'Imana, abicanyi bari mu mugambi w'Imana. Ariko ze nkubwire mpereze nkubwire ngeze mumbabarire yewe igihe kiranjyanye nsigaranye iminota mike kandi mfite itangazo hano ni bishya muri iyi ministry ni bishya kuko kuwa gatanu utaha 22 hari mwene data uzatangiza gahunda y'igifaransa kugira ngo abumva igifaransa ni nabenshi kwisi bumve ukuntu ibintu bigiye kumera mu biyaga bigari. Rero
yansabye ko namutangira itangazo reka nditange vuba vuba nihuse ndizera ko iminota itangiana ni mu gifaransa message sur YouTube en français en date du 22 mars 2024 avec pour thème avec pour thème l'Afrique des Grands Lacs à l'heure du jamais vu et du jamais vécu. Aïe! Et la parole qui va avec, c'est dans Isaïe 43, 18 à 20. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, la chose nouvelle mentionnée dans cette prophétie est un ensemble d'événements inédits qui accompagneront la naissance du nouveau pays et le réveil spirituel sans précédent. Alléluia. Ce réveil est attendu pour très bientôt, dans le cadre du plan de Dieu pour la région des Grands Lacs africains. Pardon. Le réveil spirituel sans précédent est attendu pour très bientôt, dans le cadre du plan de Dieu pour la région des Grands Lacs africains. Ce thème sera développé par le serviteur de Jésus-Christ, l'ambassadeur Jean-Marie Mbonima, alias Nehemia Ezra, dans son message prévu sur YouTube le 22 mars 2024 à 21h, heure de Paris. Vous êtes tous invités. Que Dieu vous bénisse. Ndumva abumva igifaransa nagerageje ubwo rero iyi communique mwayiha abandi c'est un message sur YouTube en français en date du 22 mars 24 avec pour thème l'Afrique des Grands Lacs à l'heure du jamais vu et du jamais vécu. Isaïe 43, 18 à 20. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Donc, la chose nouvelle mentionnée dans cette prophétie est un ensemble d'événements inédits qui accompagneront la naissance du nouveau pays et le réveil spirituel sans précédent, attendu pour très bientôt. Pour très bientôt. Très bientôt. Dans le cadre du plan de Dieu pour la région des Grands Lacs. La région des Grands Lacs. La région des Grands Lacs africains. Ce thème sera développé par le serviteur de Jésus-Christ, l'ambassadeur Jean-Marie Mbonima, alias Nehemia Ezra. Dans son message prévu sur YouTube, le 22 mars 2024 à 21h, heure de Paris. Vous êtes tous invités. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Ni kuri iryo tangazo rero nshoje mbifuriza mwese kuminina umugambi w'Imana n'iki. Umugambi w'Imana ni yawukoze mbere ni eternité n'igihe yabereyeho ntago tukizi ngo ni infini eternité mathématique byayinaniye ntago bazi kubara ntago bagezayo rero uyu munsi ndumva aho duhagarariye yiba igihe twari tugifite nari gukomeza n'umugambi w'Imana kuko numvaga byatangiye kuza byinshi cyane biryoshye ariko dusoreje kuri iri tangazo hanyuma Imana yacu ndumva mwizeye Yesu ndumva n'abandi bagiye kwihana cyane urubyiruko yemwe urubyiruko Yesu arabashaka mwaviduye byose kugira ngo mube des instruments dignes. Alléluia. Reka Yesu se wamubeshye ikisi
wamushyiraho ibikisi by'amanyanga se utwenge reka. Ya rero iri tangazo ry'igifaransa ndabinginze murihe abumva igifaransa bumva ibigiye kuba mu biyaga bigari. Ubwami bushya ubwami bushya ukomeje kumwicira ubwami bushya apana nta demokarasi nta repubulika kumucokoza ukomeje kumucokoza demokarasi na repubulika ni ibibanza narosubira mbiwe cyane kurambiwe agasuzuguro kamwe bisumbukuruza bashaka kukugambuza iherezo niryo ryiza arasewe ziragenda ziratera zirasiba zasiga n'uwa kirazira mbema nabigenze bite uwo ninde ucokoje rurema ako ninde koko ukomeje ninde wanze kwihana wakwihannye kwihana hari uwo byishe koko ukomeje ahubwo ko witunganya maze Imana ikakureba neza ukomeje kumucokoza narose ntawaguhagarika niyo yabaje cyangwa se undi ayiwe ngo niyo mwarirangana iki yarahiye ko nta kabuza impamvu yaravuze aravuguruzwa aragereranya arihangana ndetse akwihanganira niyo mpamvu kubera ko iyo yihanganye aha nayihanukire ucokoje rurema ukomeje kumwicira abana arasigwa tubereye maso reka igitero cyiza gikomeye kigiye gukurikiraho narose nanjye nyoboye ingabo igomba kugira umuremyi ibyiza abandi ntibindeba kuko jye natumwe n'ijuru haleluya narose nkangurira bose kwinjira mu buhungiro narose none hari impamo narose bitarukurota bene data bakundwa abo turi kumwe mu kwihana no kwezwa no kutagira ikintu na kimwe kicyasha umwanzi atubonaho kugira ngo aturege. Haleluya yemwe abafite connection n'umwuka wera nukuri dushonje tuyishiwe tubabaye ya bene data turi kumwe b'abarundi murarushe natwe turarushe twese turarushe rega twese turarushe ndabashuje mwese aho muri hose muri province zose ndabashuje turarushe twese turarushe ariko Yesu agiye kuturuhura nukuri kandi arazana ibishya bitigeze bibaho kuva igihe yabereyeho turi kumwe rero. Haleluya turi kumwe ubwo abafite uyu mutwaro basengere mwene data ambasaderi Mbonimpa Jean Marie azatangira gahunda y'igifaransa hazakurikiraho nyuma gahunda y'icyongereza. Haleluya ibintu byakomeye. Haleluya nabanyuye mu birindiro kumona mwigabye nkorane abafite umutwaro bamusengere ikiri busigare arose nkangurira bose kwinjira mu buhungiro ngo bahungire muri Yesu Kristo muhunge nta mahitamo kabaye naho ubutaha Yesu aradukunda.